bicaga ubuzima bw'abantu ahubwo nibo bakabaye bajya kuri mikoro bakadusaba imbabazi kuko twarabivuze kenshi n'ibyo bintu by'abana batinyuka ba nyina n'iki n'ibyo biyobyabwenge nuko usanga uwo mubyeyi yidoroze umwana yidoroze. Hanyuma rero niye gutandukira gato iri jambo Yesu yakoresheje hano riravuga ngo yemwe bantu b'iki gihe ngo nzageza hehe no kubihanganira. Twaje tusubiye muri izi studio kugira ngo tugirane ikiganiro kitari butwara igihe kinini ariko nanone ikiganiro cyiza cyubaka u Rwanda. Reka ntangire nshimira buri muntu wese washize umutima we washize ibitekerezo bye kumva no gukurikira iki kiganiro. Ni ibisanzwe rero dutangiye dutyo dushima Imana. Ikiganiro mu kimenyereye muri benshi ni ikiganiro cyitwa umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Igitangazamakuru ni cya kindi cyanyu mumenyereye mwese cyitwa Umuco Family Gospel TV. Hanyuma umwigisha cyangwa se uje gutaramana namwe no kuganira twe kubigira intambara kugira ngo tubyite kwigisha kuko nasobanuye kenshi ikintu bita kwigisha mu by'ukuri ntago ari biriya twitwa kwigisha byo tubona nko kwigisha n'umwana wigira ku mubyeyi. Kwigisha cyangwa se kwiga ni ukwigana ikintu runaka ariko ibi ngibi aba ari ukuganira no kugira ngo dufashanye. Mbahaye ikaze rero mwese abankurikiye ku Muco Family Gospel TV ku mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Twavuga intara enye eshanu n'iya gatandatu y'abadiaspora. Ubu ngo dusigaye dufite intara esheshatu. Hanyuma rero munyemerere nakire buri wese udukurikiye. Ni Pastor Karemera James nk'ibisanzwe. Uyu munsi nifuje yuko twinjirana isengesho nubwo numva mpatwa kuririmba ariko ngira ngo ntago ndi buririmbe. Turi busenge isengesho hanyuma tuganire. Nze kwakira mwene data mutaramye mugenzi wanjye kugira ngo tuganirire abantu kubijyanye n'ibirimo kuvugwa hano hanze. Ishusho turimo kubona nkuko nari mbivuze ko kwiga ibyo twita kwiga cyangwa se kwigisha atari ko kuri iyo tugiye mu Kinyarwanda nyirizina tubona yuko kwiga ni kwa kundi umwana yiga gukambakamba yiga kuvuga n'iki ariko ibi ngibi ntabwo ari ukwiga bari guhugura umuntu abari gusobanura umuntu. Munyemerere rero dusenge abadukurikiye hirya no hino turi bubakire n'ubundi turacyari kumwe. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge. Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi duciye bugufi imbere y'amaso yawe kuri uno munsi mwiza waduhaye ano masaha meza. Turi imbere yawe rero kugira ngo tuganire abantu bawe duhugura abantu bawe tumenyereze iby'agakiza abantu bawe ikuzo n'icyubahiro bigusubize. Turakwakiriye rero kuba dukurikiye bose ndabasengeye abari bafite imitima ibabaye abari bashenjaguritswe no bikomere biri muri bo. Ni wowe muganga w'ibikomere ni wowe womora abakomeretse ni wowe ukiza imitima ibabaye ni wowe uhumuriza abantu bawe. Ndakwinginga kugira ngo buri muntu nkurikiye yaba kano kanya ejo hazaza iki kiganiro n'iri sengesho rizagende rigere ku mutima we rimuhumurize. Humvemo imbaraga zo guhumuriza humvemo imbaraga zo gukomeza humvikanemo imbaraga zo gukiza humvikanemo imbaraga wa wundi wari ufite umutima ubabaye uhagaze utewe hejuru no gusamuzwa ko kudahumeka neza. Mu izina rya Yesu ndavuga ngo imbaraga z'umwuka wera zimanuke muri we hanyuma zimusange ari ku buriri aryamye zimusange ari mu rugendo agenda zimusange ari mu rusengero zimusange yewe n'umwe wagambiriraga ikibi mu gushyiza imbere kugira ngo uhindure umutima uhindure ibitekerezo bye ahubwo agambirire icyiza ikibi yaragambiriye akihorere kubw'ijambo ryawe kubw'imbaraga zituruka kuri wowe. Urakoze rero dutangira dusoza muri iki kiganiro ndagusaba kugira ngo uhereze umugisha buri wese uri budukurikire buri wese uri bukore share buri wese uri bukore subscribe buri wese uri bukomentingeho ku kiganiro uri bujya inama kubw'ibi biganiro ndetse n'ibikurikiyeho. Data bose bampera umugisha arabadukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda ndabizi ko mfite inshuti nyinshi Tanzania hari abankurikira cyane Zambia Uganda Kenya Kongo Burundi ndetse
ndetse no mu bihugu bya kure bose mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu. Mbahesheje umugisha, mbatunze ikiganza cy'amahoro, ikiganza nyagasani gikiza, ikiganza kibeshaho, kuko ijambo rya rirambwira ngo ukuboko kwawe kw'iburyo ngo iyo kurambuye abantu babona ituze. Nuko rambura ikiganza cyawe cy'iburyo kuri buri wese ukumva, utakuza kumenye, ukuza gukomereho, izina ryo rihimbazwe. Nuko nsabye nizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Murakoze rero, reka mpereze ikaze ntangire nakira abantu badukurikiye mu gihugu cya Tanzania. Karibuni ndugu rafiki zangu wachungaji kutoka nchini Tanzania. Tanzania kuna rafiki yangu wengi mno, wengi kuanzia Kigoma kwenda mpaka Arusha. Na wakaribisha kwa kipindi cha mazungumzo kutokana na kitamaduni cha Wakristo. Sio kitamaduni kama kawaida, lakini kitamaduni kwa Wakristo ni kama kitamaduni tu cha kila watu wazima. Kwa hiyo na wakaribisha na wapongeza tena wachungaji tofauti, na mkumbuka mchungaji nchini Kenya, Uganda, wako Burundi, warafiki yangu wachungaji, kuna Wakongo, Wakando na wengine. Sio sana kutamka majina ya watu, lakini wenye wananisikiliza niwakaribisha kwa kipindi. Asante kwa yote, karibuni. Nitazungumza kwa Kirwanda, lakini Roho Mtakatifu atasaidia kila mtu kusikia. Yani neno la Mungu hata useme kwa Kiingereza, ule Mfaransa nasikiliza, kwa kuwa Roho Mtakatifu ana nguvu za kufundisha kupitia kwa kila lugha. Kwa hiyo napenda niwaingize kwa kipindi namna hivyo. Kwa Abaganda, banafe Abaganda, kulikuwa Abaganda n'Abanankole, naye janiriza nnyo Abaganda kubanga abangi nnyo Baganda, kuliko n'Abanyankole, naye janiriza banafe Abaganda, abasumba, abakozi ba Mukama, mwena mbabuziza kwerambaniriza mu bwigiriza bwaffe buno olwaleero. N'Abanyankole nabona ninyena ngo baramutseho, nimbendeze birungi nkoko Ruhanga kwendeze birungi nkoko ari kubakunda. Rero munyemerere nsubire mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, kuko nirwo nigishirizamo, nirwo ndi bunavugemo. Ariko abumva Igiswahili, Abarundi Ikinyarwanda baracyumva, Abatanzania Igiswahili baracyumva, Abazambia ngira ngo nibo bameze nkatwe bakora ku ndimi nyinshi, ariko nabo Imana ibahereza umugisha. Hari abapaseri b'inshuti zanjye, nabo ndabasuhuje. Munyemerere rero twinjire mu kiganiro tudatinze. Turi kumwe n'umuvandimwe, nkeneye ko turi buganirane kuri mikoro ya kabiri. We ntago muri bumubone kuko arabakoresha mikoro ya kabiri, ariko kugira ngo ikiganiro kigende neza nuko twakorana nawe, kuko nkeneye ko tuganira ku buzima busanzwe. Ntabwo ari ikigisha ngo ndicara hano mbwirize, ejo cyangwa ejo bundi nzaba ninjira hano kubw'ikibwiriza. Ariko uyu munsi munyemerere nawe muhereze ikaze, ubwo aze gusa naho amfasha mu kutuyoborera ikiganiro uko kiri bugende, kandi twabisengeye umwuka w'Imana ari bukiyobore. Tuguhaye ikaze muvandi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nge nitwa Niyongira Bernard. Amen. Nange nejejwe no kubana n'abadukurikiye muri kino kiganiro. Yego. Umuco ni ngombwa, kandi ni byiza ko dusigasira umuco. Urawuzi se? Ntabwo navuga ko nkuzi 100%, ariko ndawumva. Yego, yego. Ya nibyo. Kuko umuco ni mugari wa mugani. Yego. Nuko rero Bernard yinjiye muri bunyemerere. Bernard, hanyuma tukwakire abariho tuyoborera ikiganiro. Uri umunyamakuru, ntago urarenga imyaka y'urubyiruko cyangwa se y'abasore, nubwo umaze kwiyubaka kuri byinshi. Turagira ngo utwinjize cyane muri iki kiganiro cy'abasore n'inkumi hano hanze. Yego. Wenda ufite abavandimwe bakiri bato cyangwa se inkumi. Nahoze nganira n'umuntu mbabwira nti kwigisha ubundi bigendana n'icyitegererezo ku muntu, kuko kwiga nyirizina. Yego. Ariko ibi tuba tuvuga hano ntago ari ukwigisha, nubwo tubiyobya mu rurimi tukabyita kwigisha. Mu by'ukuri nta wigisha umuntu mukuru, ariko abasore n'inkumi bo nkeka bakiri mu gihe cyo kwiga ko bagomba kutwigiraho, bakigira ku byo tuvuga. Nyemerera rero tudatwaye igihe, yego,
utwinjiye muri iki kiganiro ibyo wibaza ibyo nibaza bishobora gufasha benshi. Wenda hari aho waruvuze ati ku rubyiruko, ariko noneho iyo ndebye mbona iki kiganiro twaza gutumiramo abantu bose, haba urubyiruko ariko nabubatse badasigaye cyane kuko iki gihe ngo nta musaza ni nabo bigisha. Aravuze ngo ibeshye uvuga izina mukecuru arasiga kumenya. Oya n'umukecuru wanjye arabyanga. Bamubyara yarabyanga. Bishatse kuvuga ngo nta muntu ugishaka gusaza. Rero kuba adashaka gusaza suko iminsi yo itamujyanayo. Ntabwo ari uko itamujyana. Ahubwo arimo arumva yashaka kwivugurura. Wongera akaba nka James. Rero bose nibatera gatebe kuko iki kiganiro kirareba aba bose. Yego. Hanyuma hari ikiganiro nahoze nkunda ubwo umuvugizi wa police yararimo yibutsa abantu. Burange nabyita ko ari ukwibutsa abantu. Ababwira ati ntimugire ngo ntitubareba. Cyane cyane ibibera ku ma TikTok, ariko nibiribera hano iwacu dutuye mu birori tuba turi mu nzira tugenda usanga umuco waracitse. Numvise hari n'ikintu yagarutseho cyane ku bijyanye n'amazu runaka akoreshwa uburyo butagenewe gukoreshwa n'inzu. Ugasanga ni inzu y'umuntu ariko mu by'ukuri umuntu ntayibamo ahubwo isigaye ibarwamo n'ibintu. Ni inzu y'indaya. Reka tubyarure mu mazina yabyo. Ni inzu ikorerwamo ibibi. Ni inzu ikorerwamo ibibi. Exactly. Ikorerwamo ibibi cyangwa se ikorerwamo n'ibyaha. Yego. Ku murokore burya Bibiliya bivuga neza ibyita ibyaha kuko ikintu cyose kitakiri mu murongo kiba cyamaze kuba icyaha. Yego. Hanyuma rero ahangaho niho nge ndi bufokasinga cyane kuko byari bimaze kuba indenga kamere. Tunashimira polisi. Ubuyobozi bw'u Rwanda, umutekano w'u Rwanda uhagaze neza. Ni ukuvuga ngo bamwe bahoraga uko bwije nuko bukeye bongera imbaraga mu kwinezeza ariko bica abandi. Yego. Bica ubwonko bw'abanyarwanda. Ugasanga umuntu n'umumama wenda niho navuze ngo reka ntaruke mve ku rubyiruko gusa. Ugasanga umuntu n'umumama arimo aragendana n'akana ke ariko akana kari kumureba mu bwamburi. Biteye isoni. Ngewe mbigezaho ndarira singiye kubeshya koko Bernard tujye tuvugisha ukuri. Ahubwo ndibaza ngo kubera iki ibi bintu aba bagabo turimo tuvugaho. Yego. Yaba polisi yaba na RIB n'abantu bafite amakuru ahagije kuri buri kintu gikorerwa hari. Ariko kuki uyu munsi ahubwo wenda nturambaza nanjye mbe nkubajije kuki uyu munsi aribwo babihagurukiye mbere hose byaterwaga n'iki ko ibi bintu biravugwa. Sibyo biravugwa mu bitangazamakuru. Ibi bintu byari bihishe gutya bitavugwagaho. Hari umunyarwanda wavuze neza aravuga ngo inkoni hira igihe. Ubu nicyo gihe cyane. Dufatanye rero nabo noneho. Uri hari uburyo ngo na Bibiliya ivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Yego. Ukibaza yuko ukibwira ko mpangwe nawe. Mwari ko munsi uzabumwe. Rero reka tubabwire ngo biriya byose mwakoraga mukibwira ko ubuyobozi butabareba. Byangirizaga abanyarwanda. Ababareba. Yego. Reka tuvuge kuri icyo kintu gatoya. Abankurikiye wenda nibabona ntareba muri kamera cyane ntibanyibazeho. Hari tw'umuntu abasoma wateguye. Hari ibyo babandika biza message kugira ngo nayo ize kuganirwaho. N'indangara cyane bihangane gusoma ubutumwa bari ngombwa. Gusoma ubutumwa bw'abatwandikiye. Ariko mu by'ukuri iki kintu uvuzeho. Yego. Ari urugero utanze ruteye isoni n'agahinda kubona umuntu ari ikiganiro nakoze ndavuga nti ngiye mbyita ngo mahenure ni ukuba waramaze kuzamura ukagira naho birinduruka bite. Byarenze mini. Byarenze mini. Byarenze mini burya biba bigifite nyine ni umwambaro utari muremure ariko atari na mugufi cyane. Ari icyo ubugihishe. Sibyo? Noneho bigeze ku rwego rw'uko ari uguhishura noneho n'icyahishwaga. Uretse kwica umuco. Sibyo? Uretse kutiyubaha. Uretse kutrakinga abandi bantu kwangiza abandi bakureba. Ariko mu by'ukuri harimo no kwica ubuzima bw'abantu. So ikintu cyageze ku kwica ubuzima. Umubiri urababara nibyo twe nk'abarokore urivuza abaganga barahari icyo babereyeho ariko iyo wamaze kwinjira mu kintu bita kwica ubuzima. Rero impamvu aka kantu nkasubiyeho n'urugero warutanze ngo umubyeyi afasha umwana we.
bagiye kuri pisine. Tujya kuri pisine ntabwo mbirwanya. Hari abo pisine zitunze, hari abo zifasha, nkanjye nayigiyemo kubera njya gushaka ubuzima, imbaraga kugabanya ibinure n'ibindi. Ariko ugasanga umuntu yambaye ukuri kuko ubusa bwambara ngo abasazi, ariko uriya waba yambaye ubusa kuko aba yasaze nyirizina. Noneho ntanatinye no gukora ibiteye isoni imbere ya wa mwana. Ibi bintu birababaje babivuze babitsinda. Birabyo nubwo kubitsinda byo buriya si ubusazi. Niyo mpamvu nari mvuze nti nshatse ntago natinya kuvuga ubusa ku musozi umuntu uzi ubwenge. Wenda bambaye ubusa bafite amategeko arahari arabireba, kuko kwambara ubusa mu ruhame, gusinda mu ruhame, ibyo byose uno munsi barimo kurwana. Bigize icyaha mu by'ukuri ni ugushyira mu bikorwa icyo bita itegeko, ariko itegeko ryo rirahari kandi ntago ryirengagijwe. Nuko leta y'u Rwanda igerageza gusanasana no kubumbabumba abantu. Urumva abantu tuvuye mu bihe bitari byiza, amateka duhuriyeho nayo ashaririye, ubuzima kwiyubaka. Umukuru w'igihugu ntacyo adakora, araca hepfo no haruguru kugira ngo umunyarwanda agire ubuzima bwiza. Rero ikibabaje ni ba bandi basa n'abatangiye gutera intambwe yo kugira ubuzima bwiza, none bagatangira kubukoresha nabi, kugira ngo ejo bunini byasubiragamo. Mbonereho n'akanya ko kumushimira nyakubahwa perezida wa repubulika. Wagira ngo iyo aryamye yaruhutse, Imana iramusanga ikagenda imwereka ibiri mu mitima yacu. Tubabaye cyane kubw'ibikorerwa abana bakiri batoya. Mu by'ukuri nkunda itegeko rirengera umwana, ariko biriya byose barakabikora nkabo mu mahame yo gukumira ingengabitekerezo. Baravuga bati nimba ikintu kikurimo ukumva cyarakunaniye kukireka, fana nacyo kimiri kibi cyawe. Uyu mugore rero nimba kwambara akaberwa akaba umutega w'urugori w'u Rwanda urerera igihugu, yumva byaramunaniye kwiyubaha no kwiyubahisha no kubahisha igihugu, kubahisha ababyeyi be, kubahisha umugabo we cyangwa umuryango we, byamunaniye, yahisemo kuba umwamburabusa. Ntabikore nkawe, narinde uyu mwana, narinde uyu mwana. Ibi bintu turabivuze buri gihe, turavuga ko uyu mwana ni u Rwanda rw'ejo. Ahubwo none uyu mwana ashobora no kutabijyamo, akiyubaha akagira hagera, ariko ejo akazahura n'igikomere cyo gukubitana n'ubwambure bwa nyina atateganyije. Kuko iri tangazamakuru, urabona ibi bintu twita ngo ni social medias, aya mafoto ajyaho, ibi bintu tuvuga biri ahantu birabitse. Ntabwo tubisiga hano ngo mvuye muri studio ngo icyo nahavuze ngo ndakihasize. Oya, ejo ndahura nacyo. Ese nimba navuze nabi mugenzi wanjye, ejo nimpura nawe, ejo bundi umwana wanjye agahura n'ijambo ryanjye. Urugero tuvuge tugiye mu bihe by'amateka muri jenoside yabaye mu Rwanda, ngira ngo ubona yuko twagize igihe cyangwa se ababishinzwe bagize igihe cyo kurwana n'imvugo yavugiwe Kabaye. Nyirayo ngire ngo arafunze, ntabwo ari we naje kwamamaza hano, ariko ijambo yahavugiye niryo arimo kuburana naryo ryanamugoye cyane. Ntaho yaricikira kuko rirahari. So rero n'uyu mwana ejo arahitamo kuba umubyeyi, gushaka kubaka, ahitemo kuba yakwirinda akabona umugabo mwiza, aba ari kumwe n'uwo mugabo akubitane n'ifoto ya nyina. Rimwe na rimwe ntakiriho, waragenda mwegere, wenda avuga ati nsaba imbabazi, subiza icyizere. Nubwo uyu mubyeyi adafite uburyo bwo kuba yayikura iriya foto, ariko aba yakiriho, yagira n'umwanya wenda wo gusaba n'imbabazi umwana we. Iri pfunwe barimo kuremera abana babo kwejo hazaza, ikibazo gikomeye. Ngira ngo tukiri kuri iryo shami, hariya mu karere ka Gisagara, ngira ngo haciye imyaka igeze nk'umuringa, ariko reka nkavugeho. Twigeze tubona inkuru, ngira ngo yaciye ku Mpanuro TV, aho umwana byagaragaye ko yenze nyina. Niyo mvugo nziza ra? Sinaho gusa mu mvugo yanasambanyije nyina. Nyina arabyisobanura neza ati ngiyewe rwose umwana yanyu byarabaye, Kamonyi byarabaye, ahantu henshi bimaze kuba. Rero umuntu akibaza nimba rero birimo bihana komande hirya no hino.
none se nk'ako kantu tuvugishije ukuri ubona byaratewe nande n'umwana cyangwa ni nyina nkawe mu nyurabwenge yawe igiti kigororwa kikiri gito yego nukuvuga ngo uburere umpaye nge ndi umwana nibwo nkurana donc ntago ashobora gutinyuka nyina adafite aho yatangiriye gutinyukira yego byatangiye ari umwana nyina amwiyereka amwita umwana umwana arabikurana yego kugera ku rwego aje kumenya ko biriya bintu ari kurebesha amaso kuri nyina yanagerageza ntabwo ari ibintu byose ngo uhite yimashina uko biri kose n'icyaha nyirizina tutagiye inkomoko y'icyaha icyaha nyirizina kiriya kirimo kiba ntabwo njye nagishyira ku mwana ni nyina nubwo byanditswe gutyo bakumva ko umwana yasambanyije nyina ariko buriya ugiye umukuru ushobora gusanga nyina ari we wasambanyije umwana kandi birakorwa hano hanze yego ubwo turavuga kuri uwo nguwo tutabuze abagabo batera inda abana babo bibyariye barahari yatabyaye no hanze wenda ngo yaramucyuye ngo ntiyaramumenyereye yarezaga agakura imbere ye igihe kikagera akamubyaza undi ariko tukiri ahangaho ko tuzi neza amategeko n'amabwiriza ko akurikizwa aba bagabo bajya basambanya abana babo babyaye bajya bakurikiranwa na cyane ko akenshi hari igihe umwana w'umukobwa batinyuka akagira gute akaraburiza yego abadamu bo basambana n'abana babo b'abahungu nabo ku bushake kandi kuki batagaragara kandi ko barahari ariko kubera ko twe abagabo akenshi turemetswe mu buryo bwo kuzigama guhisha cyangwa se kwirinda kujya ku karubanda yego wa mwana w'umuhungu iyo yabimize nyina ntabwo ari we wajya kwitaranga ariko ku rindi kote kuko abashiki bacu bakunda kuvuga yego ku marangamutima yabo ejo niwe ushobora kugenda akaregera nyina cyangwa se bikanaturika akabivuga agasanga yamaze kurega na se ariko abahungu burya impamvu ibyabo bihishwa nuko umuhungu arabyirinda ntabwo aremetse mu buryo bwo kuvuga keretse igihe bikoreshwe ku gahato bikagera igihe birenga nabwo kugira ngo ajye kubivuga nyiribivudina areba umuntu wamurengera akaba ari we yegera so niyo mpamvu kuri urwo ruhande bisa naho bihishe nicyo naba mvuzeho yego ariko dukomereze kuri iki kintu nkanjye nigisha umuco n'umuryango bishingiye ku iyobokamana ariko nyirizina ari nabyo iyobokamana yego kuko iyobokamana ryabayeho nyuma y'uko umuco cyangwa se umuryango ubayeho urugero twemera ko Imana ariyo yaremye umuntu hanyuma imaze kumurema umuntu igira iby'umuremana ibimushyiramo ariko ntibyanarangire naho yaje kumuha umuco wayo ntarengwa atagomba kurengaho ari byo nkunda kwita ngo ni itegeko nshinga ry'Imana aho Imana ngo yarebye ko atari byiza ko uyu muntu aba wenyine kandi hari inyamaswa tubona ko uriya muntu yaramaze kwita amazina n'ibiki bivuze ngo uyu muntu yaza kubana n'inyamaswa ntabwo haba harabayeho umuco w'Imana ntuba warabonye aho ukorerwa Imana yari ifite ububasha bwo gufasha ingamiya kuyifata ikayihindura ikaryamana n'uriya mugabo bakabaho ariko kugira ngo ikumire iki kintu bita umuco wa kimuntu aho utandukaniye n'inyamaswa nuko yaremye yatubuye uriya muntu imukuramo undi kugira ngo ikomeze ibumbatire kiriya kintu bita umuco uyu munsi rero iyo ubona umuntu yegera imbwa akaryamana n'imbwa abagabo bakaryamana n'amatungo ihene mu byaro byabagaho ari n'umuntu mukuru atari n'umwana kera wabonaga ko twana tugimbutse tujya kwipima tukajya kuba twakwipima nko kuri ayo matungo ariko uyu munsi birakorwa ukumva ngo ni umuti ukumva ngo ni ibiki ariko mu by'ukuri uyu muntu wamaze gucumura ku Mana uretse guhanwa n'itegeko ry'igihugu nta kindi burya kiba kigishoboye kubaho kuko Imana yaremye umuntu irangije imukuramo undi muntu kugira ngo ikumire wa muco ativanga n'ibindi bintu so rero aba bantu barimo kwivanga n'amatungo akumva yaryamana n'amatungo kuriho biriya ni ibishitani ni n'imyuka mibi yewe ituruka n'ikuzimu cyangwa se mu kirere nk'uko tubyiga hari rero abahisemo ibyo ngibyo twagombye kurekera ntiturebereho cyane cyane ubwo mvuge nkomoza ku cyo nshinzwe kwigisha umuco no kubungabunga umuryango mwiza
nuzi agaciro kawo. Iyo amaze kumenya agaciro k'umuryango ubaho urengera umuryango. Ndasaba rero mu by'ukuri aba bantu barimo kwiyandarika, ngewe nk'umupasitoro mfite igihe cyo kubigisha. Hari aho Yesu yabivuzeho, twifashisha icyanditswe kimwe, hanyuma wenda nse nugira inama uru rubyiruko n'aba basore n'inkumi n'aba badamu barimo gukora ibintu bitabaho. Hari igitabo cyitwa Luka ibice 9 umurongo wa 41 ku bankurikiye. Luka ibice 9 umurongo wa 41 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza, nzageza he kubana namwe no kubihanganira? Hepfo asoza avuga ngo zana hano uwo muhungu wawe. Iki cyanditswe wenda nashatse kugira ngo nkikoreshe kubera iri jambo rimwe, nubwo nafata agaka kamwe kavuga ngo nzageza, yemwe bantu b'iki gihe nzageza he, nzageza he no kubihanganira, nzageza he no kubaburira. Aha hano iri jambo rirasa naho riri mu cyo abashinzwe umutekano batangaje, aho bakoresheje ijambo rivuga ngo namwe abakora ibyaha ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri TikTok, abantu bajya kuri TikTok bagasambana a distance batari kumwe, umwe ari mu gihugu cy'abaturanyi, ari kure si Burayi, cyangwa se ari mu ntara runaka, undi ari aha runaka, bambaye ubusa, bakoze icyaha byanze bikunze, haba mu buryo bwa Bibiliya, haba mu buryo bw'ijambo bw'ivanjiri, ni icyaha kuko yagikoze nyine. Noneho rero haba mu buryo bwo kugenza no gukumira ibyaha, myihanganire, n'ubundi nabwo yamaze kugikora. Ndashaka rero ngo ngira abana, ngire inama ntanga ku badukurikiye ku Muco Family Gospel TV. Mu by'ukuri ibi bintu aba bagabo barimo kuvuga bagiye gukurikirana, nta gihe bitavuzwe, nta gihe bitavuzwe. Yaba polisi yaravuze, abaminisitiri batandukanye bashinzwe baravuze, hari minisiteri y'umuryango n'uburinganire, ariko twivugire ku muryango yaravuze, batanze imbuzi, bitabo birahari, ntawe ushaka kubireba, ntawe ushaka kubyiga. Ariko nekoresha iri jambo mu Kinyarwanda niho bavuga ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira ibihita, ibinyugunyugu. Bavuga ibijeri kuko ari byo bigira ijwi, byaba biri mu butaka n'iki, ariko mu by'ukuri yumvira umuyaga. Ni ukuvuga ngo ibihuha bituruka hirya no hino nibyo byinjira mu matwi ye, kandi ubona ko ari nabyo birimo kuyobora abantu muri iki gihe, kuruta iryo se na nyina bamubwiye, kuruta icyo bamweretse ko ari kibi. Noneho we yamara gusakuma, byamara kuba byinshi muri we, byamurenga atagishoboye kubikontorora, akaba ari bwo yiyahuza noneho ibiyobya ubwenge bwe kugira ngo adakomeza kubitekerezaho. Rero iyo bavuze ngo uwanze kumvira se na nyina ngo yumvira ijeri, nta kindi baba bavuze yuko izi nama dutanga iyo banze kuzumva, iyo banze kuzikurikira, hari ibindi biba bijya mu matwi yabo. Niyo miyaga ihuha, ni byabereye Boston muri Amerika, ni byabereye California, Fort n'ibiki, byamara kubajya mu matwi, aba basore n'inkumi bacu babona kubyigana bibagoye, cyangwa se birimo bibatesha agaciro, bibakura mu bandi, bagahitamo kwidoroga, gukoresha ibiyobyabwenge n'ibiyoga nka biriya barimo gufunga. Ariko Imana ihereza umugisha abantu bageze iki gitekerezo, ababicuruzaga bambabarira, ariko sina nabasaba n'imbabazi cyane kuko bicaga ubuzima bw'abantu, ahubwo nibo bakabaye bajya kuri mikoro bakadusaba imbabazi kuko twarabivuze kenshi. N'ibyo bintu by'abana batinyuka ba nyina n'iki, n'ibyo biyobyabwenge, nuko usanga uwo mubyeyi yidoroze, umwana yidoroze. Hanyuma rero niye gutandukira gato, iri jambo Yesu yakoresheje hano riravuga ngo yemwe bantu b'iki gihe, ngo nzageza hehe no kubihanganira. Excellency Perezida wa Repubulika
niwe yabivuze ubushize mu kiganiro n'urubyiruko avuga ati umuntu turabyuka turakora turabategurira igihugu ariko mwe ntimuhari muri mu biyobyabwenge muri doroga muri mu buzu. Inshuti yanjye hari ahantu njya nkababara cyane kuvuga no gutaruka ko ni ikiganiro aho ujya ugasanga umwana w'umukobwa ufite uburanga bwiza wakabaye abengukwa n'umuto n'umukuru wakabaye abengukwa n'uw'imbere mu gihugu n'uwanze y'igihugu yanagakoresheje bwa buranga bwe kugira ngo bwubahishe abandi ugasanga baramukurura mu muhanda za moto zamusigane zimwe ziramwanga ko ntabasha guhagarara polisi niyo iza igatwara bene abo kuko ntabayo ikayora urumva ni nko kuzana breakdown uzi kubona breakdown yo gupakira umuntu wasinze ari umukobwa w'inkumi uri mu kigero cyiza cy'imyaka 20 na yo gushyingiranwa na runaka kubenguka runaka bagashyingiranwa oya iki cyo ndakivuga nanababaye ahubwo nibarebe n'utu tubari tw'utubyiniro be kureba ya mazu gusa hari amazu bakodesha bakoreramo ibyo ngibyo nk'ikintu bita ngo ni bread shower kiriya kintu mu muco mu buryo bw'umuco badafite uko bagikosora nubwo wenda ndimo guteganya uburyo bwo kubikora kinyamwuga kuko iyo ikintu cyamaze kubaho kikigira nk'umuco uretse kwiga uburyo gishobora gukorwa mu buryo bwiza kugikuraho biba bigoranye buwate hari buwate nimba kuhavuga ndiwe nkoze icyaha oya ntuvuge location ariko polisi se kwibihari kwikora ako kazi iragakora ariko kuki se ikora itoragura ntaza kubyita ni nk'ibideshi babandi moto zanze badashobora no kwicara kuri moto ikazi kayora ikajyana eje ikongera ikazi kayora ni izina ry'akabari washaka kutubwira ni hano ugeremera hariya ku Gisimenti urenze kuri Alpha Plaza gatoya wigiraho mbere yuko ugera muri ariya mahuriro y'imodoka zituruka Gisimenti zijya mu Giporoso hari akantu k'akazu k'akabuwate utambutse Godiyari wowe wageze no kuri Alpha Plaza yirenzeho gatoya wirenzeho gatoya hari icyapa cya bisi kiri haruguru umuhanda kirenga kuri Alpha Plaza na kayitaje gahari noneho mu kuboko kw'iburyo kuri ako kayitaje yego nkunda kuzinduka cyane iyo ngiye mu iteraniro kuko itorero Nshumbye riri Kayonza saa 10 kugeza hafi saa 12 baba basa naho bakirimo gutoragura imirambo y'abatapfuye ariko navuga ko bapfuye bahagaze kuko biriya nibyo bita gupfa bahagaze inzoga icyambere yinereye sore kubwira ijambo yinyariye kuko ibyo ni ibintu bijyana kenshi yego noneho motari za mwanzi ibaza umuntu moto igeraho yanga kandi mu gihe hariho nabo yizirikaho ikamucyura cyane cyane nk'iyo bafitanye gahunda ugasanga yamwiziritseho mu nda kugira ngo amugeze mu rugo muri iki gihe nabonye polisi isa n'iyabihagurukiye ariko uburyo bihagurukiramo ntago mperuka kumenya amakuru nimba harafunzwe nuko iza gufata abamaze kugwa mu cyaha nge numva nasaba cyangwa najya inama ko bakumira icyaha kuko biri mu nshingano zabo aho guhana icyaha ngira ngo hari ingamba nahoze numva polisi yahoze itangaza ivuga ku tubari abatubyiniramo ndetse n'aba DJ badukoreramo imiziki bacuranga ifite ubuhe butumwa ese aba bantu ba nyirakabari kuki batari kumanaginga uyu manager nuwo kumanaginga amafaranga gusa nta managinga nabaje muri ako kabari ngo arebe erega na perezida yaravuze bati nimba umuntu aje akagusaba icupa akubwira afite inyota yego ararisomye akwatsi rya kabiri uramubona ko inyota yashize yego igikurikiye hari ugusinda kuki ukomeza ukamuha inzoga wamusezera agataha wamubwiye uti nta nzoga nkongera wasinze ta tumwerese atarinjira muri cya cyiciro yes atarinjira muri cya cyiciro cyo gusaya kuko igikurikiraho ni ibihano ariko se kuki dukunda guha usibye n'ibyo bihano bitaraza uyu musinza guteza byonyine akavuyaho yes nizo ndwanire nibwo busambanyere ntushobora kugera ku kabari ngo usange ibirahure bikiri bizima
hari abanywa ukagira ngo ntago zirimo kujya mu gifu ziri kujya mu mutwe mu mutwe se ahubwo n'epfiriya mu majyepfo ni ikibazo kabisa ugasanga naho ni ikibazo ariko reka dusabe ubuvugizi imbaraga bashyiramo dutabare twese dutabare abana b'u Rwanda abana b'u Rwanda barimo kuhashirira ariko mvuge ku bakuru ababyeyi mwatakaje inshingano kugeraho nanjye ne kwikuramo kugeraho twinjira ku cyiciro cyo gusa naho dufasha shatani kubaho no gukora yes nta mubyeyi ukiganiriza umwana niyamuganirije ahubwo ni ibyo ngibyo byo kumwuhura hariho ababigira nk'ubutunzi yego akumva umwana we niwe ugomba kumutunga kandi nta kazi yamushakiye ntiyamuteganyirije niyo nzira ari bujye gukoresha yewe ne kukubeshya njya gutangira uburyo bwo gushyiraho iki kiganiro no kubivugaho no kujya kuri social media no kujya ku mateleviziyo hirya no hino nari mbabajwe n'ibyo narebaga mu giturage kuko mu mujyi turahaba rimwe na rimwe hari igihe hazamo n'ako kantu ko vuga ngo ni abanyamujyi ni amoko atandukanye ni ibihugu bitandukanye hari abazana umuco wabo udahuye n'uwacu wenda ukagira uko wabyita ariko mu giturage hahandi twumvaga yuko wabonaga umuntu ngo kariya karacyafite ubuturage ukumva yuko nyine hari ubwambara busatari yageraho hano wakenaga kurambagiza agashaka umukobwa wo hirya mu ntara agahamagara akavuga ati ese munshakire ki cyangwa akagenda yego umugore wa mbere umugore w'urugo akumva yamukurayo ariko aha niho byamaze kuba bibi noneho no kurusha mu mujyi kuko impamvu mvuga yuko mu mujyi bipfa kurushaho so ko ari byiza ariko uzi ko mu mujyi habaho n'akantu bita kwikingira kwirinda n'uyu muntu hari igihe yihagararaho ukagira ngo afite ubwenge ageraho akanabibona ko ari rusange ariko mu giturage ni uguhirika mu bihuru biteye umwanda noneho ababyeyi murangira ngira ngo iyo umuvugizi wa polisi biyamaga ibi bintu barebe no mu giturage ababyeyi arabwira umwana ngo najye kubyara abyari kugira ngo abone turiya dufaranga twabahereza two kurera ku bana babyariye iwabo ugasanga ababyeyi nibo barimo kohereza abana babo tukira n'aha ngaho hari abana twagiye twumva bagiye babura base ugasanga umukobwa yarabyaye ariko ari mu ngaruka umwana ari mu ngaruka zo kutamenya se nyine nta mufite ni ukuvuga ngo hari akantu kansekeje ejo bundi mushumba umukobwa yaragiye ngo aganira n'umusore bya bindi nyine byo hirya iyo ngiyo barangije ngo bibeta mu gihuru kwa kundi bajya mu ishyamba abandi bakajya hehe nuko ngo arangije ahahagurukana inda arataha ageraho ngo aza kuzabwira umusore ati nyamara narasamye undi atera kare abwiye wa wundi waheretse mu gihuru tinayigutereye he ibaze ari imbere ya gitifu aratinyuka kuvuga ati mu ishyamba se nayo mbwira ahantu twaryamaniye ubwo byarangiye bitiye ntambara rero umukobwa ngo nose ngo ntiwibuka ahandi hehe nyine havuge agatinya kuvuga ko ari mu ishyamba mu by'ukuri muri iki kiganiro nifuje cyane ko twibanda ku bakiri batoya kandi dusa naho turimo tugana ku musozo w'izina nta gahoraho hasi ni byiza kurambira abadukurikiye kuko ni byiza ngo ibiganiro byacu bajye babyumva bagisoze bategereze cyane ko mu mpera z'ikiganiro akenshi niho usanga habayeho nyine nko gutanga igisubizo nk'iki yego nyemerera nsome iki cyanditswe tugana ku musozo ubutumwa bw'abantu ndabona benshi batarimo kubaza kuri iki kiganiro ngira ngo nabyo ni ukujya tubafasha hano abefeso ibice b'umurongo wa 25 haravuga ngo nuko mwiyambure ibinyoma iri jambo ni naryo nashakagamo umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu ni ukuvuga ngo Bernard uriya muntu waraye mu kabari uriya muntu bakodesheje iriya nzu uwo mwana wagiye mu bihuru tubanze twumve yuko ingingo zabo kwangirika kwabo
ari twe turimo kwangirika, nicyo iri jambo ririmo rivuga. Ni ukuvuga ngo buri wese amenye ko urugingo rwe atari urwe, ahubwo ngo ingingo zacu ni iza bagenzi bacu. Noneho iki kizadufasha ko dufatanya. Hari ahantu naciye akahungu n'agakobwa bwigobetse by'amahirwe nsanga nabo, umukobwa n'uwo mu rusengero rwanjye, umuhungu ni umunyahande sinzi iyo yari aturutse, ubwo si n'umurokore nyirizina. Noneho nshaka mba nababonye, ndahagarara kugira ngo menye icyo bakora. Umubyeyi umwe arambwira ngo oya, ngo twigende. Ndavuga nagenda namubonye, naho naba ntamumenye, mbatesheje hariya, uzi ko ejo yatinya bikaba byanatana burundu. Mpita mpamagara, ndavuga ntimuze munsuhuze, kuko nayo namaze kubabona. Ndaje ndababaza se hano mufitemo ubuhe mushinga? Ariko mu by'ukuri wabonaga ko byageze kure. Ndavuga wabandira ibiwe, ubu ahangaha niho nyoko yagutumye. Urumva nkora iki? Ndabirukana, ndavuga agahungu kacaha n'akandi gaca, ikiri bukurikireho ndabagwa nabi, ntago ndi buborohere. Hariya rero nari nkoze inshingano ya kibyeyi. Ari rya jambo rivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe. Erega hano nicyo byanditswe bivuga, nicyo Paulo yavugaga, ngo nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Sibyo? Kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo uriya mwana ndi urugingo rwe, nawe ni urugingo rwanjye. Umumaro ntamubariye hariya nta n'undi nawumarira, kuko twese turemye kimwe. Ni ukuvuga ngo nimba ntashobora kugira umumaro kuri uriya mwana, nta nubwo nawugira ku wanjye, kuko aba bantu ni ingingo zimwe. Ni abana, ni abantu, ni abanyarwanda, ni ikiragano cy'igihugu, ni ikiragano cy'itorero, ni ikiragano cy'umuryango. Rero ndashaka gusaba ababyeyi bankurikiye n'abazanyumva, mu by'ukuri uretse ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo turi ingingo za bagenzi bacu, tugirirane umumaro, tubwizanye ukuri, tuvugane ukuri hagati yacu. Ikinyoma nacyo ni icyaha kibi cyane. Umuntu arakubeshya ukibaza ukavuga se uyu muntu ko ntari polisi ngo namufunga, ubundi kucyambeshye. Umukeneyeho ukuri gushobora gukiza umuntu, warakurindagije kubw'inyungu ze, n'ubwenge buke kameme, kuko umuntu ukora ibintu nk'ibi ntago aba afite ubwenge. So rero kuba polisi cyangwa se RIB bajya ku bitangazamakuru bakavuga bati turabareba, ibyo mukora turabibona, namwe nimwe mutahiwe, reka nanjye mvuge nti ejo utazambara ipingu ryo kujya ngo mu gitaramo, ejo utazambara ipingu ryo kuba ngo wagiye kureba runaka, kuko nibinjiramo hariya ntago bazareba ngo waje kureba ababyina, waje se kunywa kandi kamwe katunywereze. Oya, bazafata bose ko bazaba bagize icyaha. Bazaba bagize icyaha cya mbere cyo kujya hatemewe, nk'abo bo nasanze mu mashyamba ntago hari hemewe. Uganira nta babyeyi babuza abasore gusura abakobwa, nta n'abakobwa babujijwe gusura abasore iwabo, bakaganira. Kera mu muco waranababonaga uri umubyeyi ugahaguruka ukaba wigere no kwirembo, nta n'icyo ugiye kureba. Rero nsaba ababyeyi bagenzi banjye, nsaba abapasiteri, nsaba abakozi b'Imana bashobora kuba bumva ibi twe kubyita ibya polisi, twe kubyita ibya RIB, twe kubyita ibya leta, kabone nubwo babifite mu nshingano zabo za buri munsi, ariko natwe tubifite mu nshingano. Buri munyarwanda wese twamagane ubusinzi bukabije. Hari itegeko rihana umuntu gusinda mu ruhame, ariko ntibiracika, baracyasinda mu ruhame. Ubusinzi bukabije, ubusambanyi bukabije, abantu barasambana n'abana b'imyaka 7 n'iki. N'umutabare ikoresheje abayobozi bagize umurongo babihaye, natwe dutera intambwe yo kubafasha kubivamo, kuko nkatwe abapasiteri icyo dusabwa ni ukubafasha kubivamo, kuko hari ababatwa nabyo batashobora kubikurwamo n'ipingu, badashobora kubikurwamo n'inkoni cyangwa se n'igifungo, ahubwo babikurwamo no kwegerwa tukabereka yego ntiturabihagarika, ariko twongere dushyiremo imbaraga. Umubyeyi yegera umwana we, cunga umwana wa rubanda, wireba umwana wundi n'uwawe. Tugira icyo dukora kugira ngo u Rwanda rw'ejo uyu munsi twishimiye, ejo ruzabe ari rwiza kurushaho, dufite abantu bazima. Ndumva muri make ari ibyo, ngira ngo turasoje, twagana ku musozo. Ngira ngo dushimira abantu bakora subscribe, tunabasaba gukora cyane subscribe, kuko
hari inyigisho tutabona uko twigisha kubera ko audience y'abantu ukabona irangariye muri bya bindi twebwe abavuga iby'umumaro ugasanga audience isa naho iri hasi ariko dusaba abantu bakore subscribe bakore share na comment audience zamuke tubone uburyo twigisha noneho icyo bita inyigisho kuko hari inyigisho z'umuryango zigisha ku muryango imibanire myiza gukemura amakimbirane hari inyigisho zigisha abana urubyiruko n'abana bato gukurira mu burere bwiza bwa kimuntu no kugira ubumuntu hari inyigisho zigisha urubyiruko n'uburyo umuntu yiga uburyo bwo kurambagiza hari ukurambagiza ku marangamutima hari ukurambagiza ku isura ku bigaragara byose tugira uko tubafasha mu kubigisha ni nayo mpamvu rero umuntu wumva ikiganiro akakirangiza binamufasha nuko yayobora abandi reka rero mbashimire mvuga nomero zanjye ko ni 0788 47 83 Pasteur Karemera James ku biganiro kenshi uzabona ari Reverend Pasteur cyangwa se Reverend James Karemera ndabakunda nishimira ibyiza so nimukora share bikagera ku cyiciro neza mbona ko nabona abantu nk'iteraniro turatangira twinjire mu cyiciro cy'inyigisho nubwo bitari buhagarare ikindi no nabatumirwa kugira ngo tuganire cyane ku kintu bita umuryango ngiye nicyo nibanzeho iyo tuvuze umuryango twumva umugabo umugore n'umwana icyo tukigezeho numva n'ikamba ry'ubugingo nazaba nambaye iry'ukuri ni nayo mpamvu nahagurukiye cyane kwigisha no kurokora umuryango Imana yaremye ikunze Imana ibahereza umugisha rero ku bari badukurikiye mwese hirya no hino turabashimira nabonye muri Canada mu Bufaransa na Amerika basa naho bazamutse mu buryo bwo gukurikira ibiganiro bazamuke cyane babasharinge turi guteganya n'uburyo bwo kuzajya dukoresha izo ndimi mva amahanga cyangwa se indimi z'amahanga kuba twabona abasemura haba mu cyongereza igiswahili tuzajya dukoresha hari igihe tuzajya tutanga ibiganiro by'igiswahili gusa ariko rero turahari nejo bundi tuzagaruka muri studio tubaganirize Imana ibahereza umugisha cyane amen urakoze mushumba tunashimira aba bandi bose bajya bafata linki yego bagahita bashyira ku mastati yego bakavuga ati ubutumwa ntabwo twabwihererana abo ngabo mbafata nk'abantu mbese nta busambo bagira hari uburyo umuntu aryoherwa ubundi nabavuga butumwa nyirizina bunga kuko umuvuga butumwa ni umutwara butumwa n'ubigeza hirya yego buryo urya abayamaze ko umuvuga butumwa nyirizina abo reka tubabwire ngo rero ibiganiro byacu nakagaruka tubashimire tunababwira ngo nyaboneka ubutaha Imana ibarinde tuzasange mu gihumeka umukabazima nukuri nanjye niryo nsozanya mvuga nti guhinduka bitaba gutera intambwe tera intambwe uhinduke nibwo umugisha w'Imana yakugeneye ukugeraho ubuzima bwiza no kubaho neza shalom shalom shalom